Neza ku makuru Mix TV, murakaza neza mu muryango w'ibyishimo, amakuru ya siporo, iya politiki, ubukungu n'imyidagaduro. Uyu munsi turabagezaho amakuru ya siporo, ariko amakuru ya siporo tubagezaho si ariyo siporo na APR, si ay'amacenga n'ibitego byiza bya APR, no, cyangwa ariyo siporo ya da. Ni amakofi, imigeri n'imitwe byaranze Rigani na Lorenzo. Ibyo byose byatumye bose batatana, ubu umwe akaba ari kwa Sam Karenzi, undi akaba ari muri gereza. Ariko undi Imana imworohereze cyane ko Rigani ni umunyamakuru wa siporo ukomeye cyane, akaba n'umutoza ukomeye cyane, dore ko aherutse guhagama APR inshuro ebyiri zose ari umutoza wa Gorilla FC. Tukaba tuzayagarukaho ubutaha, ariko aka kanya turavuga kuri Leonzo Musangwamfura, umunyamakuru uhogoza benshi, umunyamakuru uvuga rwose abakobwa benshi ntibajya bakunda umupira w'amaguru, ariko abenshi bawukundishijwe n'uyu musore Musangwamfura Lorenzo, dore ko nanjye mwemera kubi rwose iyo yavuze si nta kindi nkora nkurikira uyu muhungu wacu w'imfura cyane. Mukanya Sam Karenzi, umuyobozi deje manager wa Siki FM official, atangaje ko Lorenzo yinjiye mu muryango wa Siki FM 93.9, ni umwe mu banyamakuru beza mu Rwanda, dufatanye kumuha ikaze. Aya ni amagambo ya Sam Karenzi, umuyobozi wa radiyo, akaba na radiyo ye, ikinyamakuru Seki FM. Lorenzo yari amaze iminsi atumvikana kuri radiyo Rwanda na Magic FM, nyuma yo guhagarikwa amezi 2 n'ubuyobozi bwa RBA kubera kurwana na mugenzi we Rugaju Rigani. Aba bombi barwanye kwa 26 Kamena 2025 ubwo bari muri RBA hafi yawe, gahunda yo kwegereza radiyo Rwanda abaturage mu karere ka Karongi. Hano ngo barakubitanye karahava, mbega amakofe, ngo mbega imigera, abaturage bari baje bakajya bakoma amashyi, gasaba abanyamakuru iyi ni filime badukinira, ko bari baje kutubwira ibyiza bya radiyo, kutubwira amakuru, kutubaza uko twiriwe barwanye bate. Byabaye agahomamunwa, niho haviriyemo ko Musangwamfura Lorenzo yabaye ahagaze. Byumvikane ko ashobora kuba ari we washoje intambara, agatera jido za mbere, aho hose nari mpari, ariko nzabikurikirana. Sam Karenzi, umuyobozi mukuru wa Siki FM, yari amaze igihe acungira hafi Lorenzo, dore ko yamwifuje no muri Mutarama, uyu musore agasezera, ariko RBA kitambika, bikaba ngombwa ko akomeza gukora kuri radiyo Rwanda na Magic FM yajyaga yumvikanaho. Kuri iyi radiyo nshya, Lorenzo agiye kuhasanga barimo nyirayo Sam Karenzi, bakoranye igihe gito kuri Fine FM. Lorenzo yatangiriye umwuga w'itangazamakuru i KRC Musanze, aho yaje kuva yerekeza kuri Fine FM. Icyakora ntiyahamara iminsi, kuko yahise yerekeza kuri radiyo Rwanda, aha naho ahava ajya kuri radiyo 10, mbere y'uko ahava agasubira kuri radiyo Rwanda ku nshuro ya kabiri. Musangwamfura Lorenzo, tukwifurije ibihe byiza. Ubwo nyine ndava kuri radiyo Mere na televiziyo Mere, nimukire kwa Sam Karenzi. Nkuko navuze ku ijwi ryawe rihogoza abakobwa bakumwe bakundaga basket na volley bakizira muri football, nanjye rwose ndakwemera gucacambura kwawe imikino, kandi courage. Tukifuriza na Rugaju Rigani kuva hariya hantu, dore ko hariya hajya abagabo, ariko Imana izamufasha kandi azahava amahoro. Mugumye mudukurikirane kuri amakuru Mix TV, tubagezaho amakuru ashyushye, amakuru y'imyidagaduro, ya politiki n'ay'iyobokamana ntituyasiga.